reka dushimire muri uyu mugoroba abaririmbyi baririmbiye Imana kuva mu mwanya washize bataramiye Imana, bityo twese tukanezezwa n'amagambo akomeye cyane mu ndirimbo batanze, izina ry'Imana rihimbazwe. Mbese ni bangahe banezerewe cyane? Amen, amen. Yesu ashimwe. Ko ndeba mufite ikizibakanwa byagenze bite? Yesu ashimwe. Ngewe rero iyo mpagaze imbere y'abantu nifuza ko abantu bose bandeba, kuko ndumubwiriza umenyereye. Muhumura mu ndebe, ntabwo ndi kwikubite hasi. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Reka dushimire Imana cyane. Ni bangahe banezerewe nk'uyu mwana? Amen, amen. Ndashimira Imana cyane muri uyu mugoroba mwiza. Imana yemeye ko tubana namwe kugira ngo twongere kugarukana ndetse no kumarana umwanya muto turi mu gitaramo cyera, izina ry'Imana rihimbazwe. Reka dushimire mugenzi wacu kandi dushimire umuyobozi mukuru umaze kuduha akanya ndetse no kuduha karibu kugira ngo muri ibi byumweru bibiri ducunde igisabo gicunwa n'abarambije abarambiye batashye. Sinibenge tugiye kuzafatanya umurimo mu izina rya Yesu. Sekonde bamwageze ikizibakanwa byagenze bite? Yesu ashimwe. Reka turaho babona mbateye ikirungurira. Abanezere ni bangahe? Amen. Uziko bari gushyira hejuru ukagira ngo nibyo. Yesu ashimwe. Ndatekereza ko nkurikije uko muhagaze nuko mbabona, ndabona musa n'abarimo rwose. Ariko nababajwe nuko yavuze ngo ni bangahe tuzajyana kurarika, nkabona umwe ari kugira hejuru akagira atya, undi akagira atya nk'uwashyize hejuru. Ariko burya reka nkubwire findi utwo naswo raruka. Ibintu ni bibiri, ni ukujyamo cyangwa ukabireka. Yesu ashimwe. Mba nimwanga nzararika abaririmbyi rwose baza tujyanemo. Uzi ko abaririmbyi baririmbye icyokere kigafata bicaye. Umva, ndashimira Imana ko kubwiriza bizarangira, n'izindi mpano zose zizarangira, ariko impano yo kuririmba ntabwo izarangira. Zefaniya 3:17, Uwiteka nawe azaririmba, n'abatazi kuririmba bazaririmba mu izina rya Yesu. Amen. Ntabwo Daniel nzajya kubwiriza mu ijuru, yemwe nta n'ikintu tuzakora, ariko twese tuzaririmba, kuko n'Imana ubwayo izaririmba mu izina rya Yesu. Ndibuka cyo kora umumotari umwe niwe wigize ameka, nari mvuye gukorera Hermes Kamukina, ntaha ku mugoroba bwije, nuko maze umumotari witwa Tanzania ndamuhamagara, numva rero urakunsiga rwose maze tuze kujyana. Nuko nari ndangije hafi mu saa 2, nageze iwacu Nyamata hagati ya saa 4 na saa 5. Arantegerezaho ko nari umubwiriza, burya Imana yaduhaye icyubahiro. So nitazihe icyubahiro, ubu nari kwicara na dogiteri. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ni bangahe bambereye Imana icyubahiro? Amen. Nuko maze uwo mugabo arambwira ati "Varara Daniel, nagutegereje rwose, ntabwo nagombaga gusiga abakozi b'Imana, kuko nanjye ndifuza kuzajya mu ijuru rwose." Arambwira ati "Ariko najya mu ijuru, umva Imana izatubabarire, izanjyane na moto yanjye, kuko mu ijuru nzamutara." Ariko uzi yawe twakundaga Imana nk'abamotari ukuntu. Shati rwose mu ijuru ndifuza kuzajyayo, niba ari imihanda y'izahabu, niba ari imihanda irimo amakoni, mu ijuru nkazamutara. Ati kandi dore nzajya nk'umutarara rwose. Reka rero dushime Imana ko yihagaririye ku murimo wayo, izina ry'Imana rihimbazwe. Ariko disi nabonye abantu barimo rorante badashaka ko tujyana, kandi ndagira ngo mbabwire nshuti zanjye ibintu bitatu bitumye twicaye aha. Ndagira ngo mbabwire ibintu bitatu bitumye twicaye aha, tukaba tugiye kumara kino cyumweru n'igikurikiyeho duhakura umuzinga wegetswe n'Uwiteka, aho kuwuhakura bakawuhakura. Turya kuri ya nkono yatetswe n'umuhanga, akayiteka mu buryo 12. Kuko nababwiye ntumva Bibiliya nagashya, yaba yari bisanzwe nari kubwira Frederic Musoni agakomeza, kuko nzi ko nawe ayizi neza. Ariko kuko Bibiliya ari agashya kandi ari inkono yatetswe n'umuhanga, akayiteka mu buryo 12, nicyo cyatumye uyu mwanya wa none bampamagara nkaza nihuta, kuko nari nzi ko nzanye agashya mu izina rya Yesu. Amen. Yego, bityo rero ibintu bitatu bitumye turi aha ngaha, kandi bitumye turi ku karubanda, tukaba tugiye kumara ibyumweru 2, yemwe turi kumwe namwe.
Ahari hari abatekereza ko icyatuzanye ari ugushaka abakiriya, hari n'abatekereza ko icyatuzanye ari ukwinjiza benshi mu nsengero, ariko icyo cyo ni ukwibeshya. Ahubwo hari impamvu eshatu zitumye Uwiteka duhamagarira kubana namwe muri ibi byumweru bibiri. Icya mbere dusomye Matayo 24 umurongo wa 14, haravuga ngo kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera kwize izina ry'Imana rihimbaza. Kubera ko ari cyo gihe kandi igihe kikaba gisohoye, bibaye ngombwa yuko Imana duhamagarira kwicana namwe ibyumweru bibiri, maze ngo tubwirize ubutumwa bwiza bw'ubwami kugira ngo imperuka ihere kwize. Kuko nababwiye ko ikinyagihumbi turimo cyatangiye kugaragaza ibimenyetso byayo no guca amarenga mu cya 755. Yesu aravuga ngo ibyo nimubibona mwese muzarame murebe mu ijuru. Kubera icyo gihe twinjiyemo rero, bibaye ngombwa yuko tumara ibyumweru bibiri turi kumwe namwe, turimo tubwiriza ubutumwa bwiza bw'ubwami, kandi imperuka igahera kwikaza izina ry'Imana rihimbazwe. Bityo indi nshingano ya kabiri, Matayo 28 umurongo wa 18, maze havuga amagambo akomeye cyane ngo nuko Yesu arabegera avugana nabo, arabwira ati nahawe ubutware mu ijuru no mu isi. Arabwira ati nuko mugende mujye mu mahanga yose, mwigisha abaremwe bose ubutumwa bwiza, kandi abizera bakemera mubabatize mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Izina ry'Imana rihimbazwe. Kuko Yesu yatubwiye ngo nuko mugende. Erega nicyo gitumye abaririmbyi baturutse Kimisagara bakaza, erega nicyo gitumye baturutse Muhama bakaza, erega nicyo gitumye twaturutse mu Bugesera tukaza, erega nicyo gitumye twicaye aha tugiye kuzamara ibyumweru bibiri tumanuka ikirombe kirekire cyane kirimo amabuye y'agaciro, ariko kikaba kimanuka n'abagabo n'abagore batari abanyabwoba. Nuko Yesu yatubwiye ngo nuko mugende, izina ry'Imana rihimbaza. Ndagira ngo mbabwire abatwumvira kuri uyu murongo, yo dushaka abakiriya tukaba dushaka abatwinjiza mu nsengero, nari kubwira musore ntuzansakira ubushwi bw'inkoko yenda amakarita 2 cyangwa se 3, ubushwi bw'inkoko bugeze nko kuri 55. Nkabwira uyu mugabo ntumva, mbere yuko nzashakira imifuka 3 y'umuceri, ariko wa mugabo ubwo wayiburara? Ntabwo yayibura rwose. Ukurikije ko uyu mugabo ameze ntabwo ashonje, n'uwamutuma imifuka 10 yayizana rwose. Ukurikije uko yicaye n'ubushongore bwe n'icyubahiro cye, uwamutuma imifuka 10 yayizanya. Uwabwira uyu mugabo ngo ushakire amakarita 3 y'ubushwi bw'inkoko yabuzana. Uwabwira uyu mugabo atumva ugenda ujya mu isantere maze ushakire ibigage n'ibikwangare. Nkabwira abari abakobwa n'abari abadamu baje, maze mwese nimuze buri muntu wese azana akagofero ka songa mbere, nuko maze tukazamura amabafure, maze abagabo tukabyina kamucerengera, induru zikavuga. Erega abantu bari kuzuje tukamutahana, agatahana icupa ry'igikwangare, agatahana agashwi k'inkoko, tugatahana ikiro cy'umuceri. Reka manze mbabaza, abantu bari kuza cyangwa ntibari kuza? Ibyo rero twakabikoze yemwe, ndetse nta nicyo byadutwara, ariko umugambi w'Imana nuko tubwirwa amagambo akomeye cyane ngo nuko mugende, maze mubwiriza abagabo n'abagore ubutumwa bwiza. Abaramuka bemeye bakizera mubabatize mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Mwibuka ko umugambi wa mbere nuko ubutumwa bwiza bw'ubwami bwigishwa mu mahanga yose, bakaba abagabo baguha bo kumpamya, imperuka igahera kwikaza. Umugambi wa gatatu nk'uko tubisoma mu Byeshuwe 14 umurongo wa 6, nuko mbona marayika aguruka aringanije ijuru, afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose ngo abubwire abari mu isoso w'umuryango yose n'amoko yose n'indimi zose. Avuga ijwi rirenga ati nimwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza kigize gite. Reka mbabwire ko Imana idakina, kandi iyo urubanza rwageze igihe cyo gusomwa, nshuti zanjye kandi bavandimwe, ntabwo muteretana. Konvokansiyo ya mbere uje ukayigarama, iya kabiri ukayigarama, iya gatatu ukayigarama. Ntabwo bashinzwe guca imanza bavuga ngo ni mumureke aratunaniye, ahubwo bohereza imbaraga z'indengakamere bakagenda bakubashye, kuko urubanza rugiye gusomwa, ntabwo ugiye kuburana. Ariko kuko mu Byeshuwe 14 havuga ati mbona marayika aguruka aringanije, afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose, akabwira ngo nimwubahe Imana muyihimbaze. Icyo nicyo gitumye duhagaze ku karubanda muri uyu mugoroba. Yemwe nshuti zanjye n'abagenda mu muhanda nyabagendwa, yemwe n'abatwumvira ku nkuta z'inzu, yemwe n'abari mu byumba byabo bakumva, reka mbabwire ko nubwo bakwanga iyi fagitire bazayishyura. Ariko turi kumwe,
yego kuba naje kurara rwa ntambi ntabwo ikigarara uko ari matora nziza n'ibyo kurya byiza reka da ahubwo icyanzanye ni ukugira ngo abagabo n'abagore abasore n'abakobwa mbabwire ngo nudahinduka bizahinduka Yesu ashimwe ariko ko ndeba mwahindutse abo turi kumwe ni bangahe yego umva ndagira ngo manze babwire abatwumvira ku nkwete no mu mihanda nyabagendwa ngo uwo mugambi wacu ari umugambi wo gushaka abakire twashaka abantu tukabyina kamucerengeri induru zikavuga nuko n'abari mu muhanda nabo bakaza bakabyina kamucerengeri yemwe nabo bakavuza induru ariko umugambi wacu ni ukubabwira ngo ntibigitinze nutanahinduka bizahinduka nibangaye twiteguye kujyana tukabwira abantu ko byiteguye guhinduka kandi ko nibadahinduka bazahinduka oya ndabana bashyira hejuru kagira ngo babyemeye ariko nagira ngo mbabwire inshuti zanjye findi twa naswararo gajyamo kuko nutanajyamo Imana izabikora kandi bizaguhindukiraho ndibuka nasomaga igitekerezo cy'umugabo umwe wigize kuba ibwami uyu mugabo wigize kuba ibwami yigize asiga umugore we n'abana aragenda ajya gukora akazi bwami yemwe aragakora umwaka wa mbere umwaka wa kabiri umwaka wa gatatu umwaka wa kane n'uwa gatanu n'uwa gatandatu n'uwa karindwi n'uwa munani n'uwa cyenda n'uwa cumi ageze mu myaka 15 akora ibwami nuko maze igihe kigeze uyu mugabo arataha igihe yatahaga iwe yari yasigiye umudamu we inyana y'ishashi nuko maze inyana irima yemwe ibyara buri mwaka abanyumvise neza mu mwaka wa 16 uyu mugabo aje harya ubwo yasanze iwe hari inka zingahe yasanze hari inka zingahe Yesu ashimwe ariko ko muri gutinya kuvuga nkaho ntera umwaka Yesu ashimwe Yesu ashimwe se mwavuze cyane ijwi rikarangurura Yesu ashimwe ubwo bazi kubara neza n'ibinka yarabyaraga buri mwaka harya ubwo yasanze afite inka zingahe yego nuko maze asanga inka 15 ziri mu rugo uyu mugabo ahageze asanga rwose inka zirahari rwose yemwe ibikumba n'ibikumba nuko ashimira umudamu arabwatumva rero uri umuntu w'intwari kuko burya abadamu n'imfura yarebaga kugurisha inka akavuga ati umugabo naza ndamubwira ko inka nayigurisha ngira ibigiye yemwe akabwira abana bagafatanya inka bakazahirira bakazorora neza ariko muri ako gace kuko hari abajura bibaga inka mu buryo butangaje nuko maze umugore n'abana bakabyuka kare bakarinda inka zabo nuko maze agahagarika abana hariya uyu mugore n'abagahagarika hariya abajura baje kwiba inka bahagera bagasanga abana bahagaze hafi y'igikumba bakubita apfa muri indi rembo bagasanga umudamu arahagaze nuko bagategereza ko basinzira ariko kuko umudamu yararaga afite igishyika n'abana bafite igishyika biteguye kuzamurika ibyo papa wabo azaza babaza yemwe ndetse umugore yiteguye kuzamurika ibyo umugabo azamubaza nuko bakaba maso ntibasinzire bakarinda inka zose kugeza ubwo bari bariyemeje kurara inka zabo paka umugabo aje nuko mu mwaka wa 16 umugabo aje ahageze asanga inka rwose zirahari igikumbi inka zimeze neza nuko maze abwira umugore tumva wa mudamu we rwose ndakwemeye burya nawe uri umuntu w'intwari nuko ari karabwa tumva rero iri joro nageze muri uru rugo mwebwe umugore n'abana mujye kuryama nanjye ngiye kuhahagarara ngiye kwirebera inka namwe mugende muruhuke ariko umudamu aramubwira tumva mugabo wanjye nagira ngo nkwereke irembo najyaga nkunda guhagararamo yemwe nkakwereka naho abajura bajyaga bakunda guturuka kugira ngo nawe uzabe maso ntuzasinzire ntuzahahushe nuko maze umugabo atariko wa mudamu we ngewe wabaye ibwami nkarinda umwami none urashaka kunyigisha kumenya uko ndarira ibintu byanjye atumva gendera umugore w'iryamire nanjye ndahagaze ndi umugabo nuko atariko nyabuneka dore abana atariko wa mudamu urarwaye we genda uryame nanjye ndi umugabo rwose nzakoresha ibishoboka byose genda uruhuka rwose wabaye intwari ndagushimiye nuko umudamu n'abana baragenda bariryamira maze bigeze mu masaha 3 umugabo arahaguruka aragenda maze yambara bote yambara inkweto yambara ipantaro ikomeye yambara ikigofero n'igikote maze aragenda asaka ahantu yagombaga kwicara aravuga ati ndahangana n'abajura kabuhore baza kunyibira inka nuko maze umugabo aragenda aratuza rwose abandi bajura nabo baragenda biberiyo yemwe baramucunga umugabo abona saa 6 zirageze nta mujura abona saa 7 zikubisemo nta mujura maze saa 8 zigeze imbehe biramufashe n'agatiro kabakaraje atumva rero abajura ntibakije nuko aragenda ajya hafi y'igikumba cy'inka maze arirambika araryama burya rero utarasinzira agira ngo asinzira ari maso maze agatotsi kaba karamutwaye we nuko abajura bagiye kuza saa 8 baza basanga umugabo yasinziriye banyura muri rya
haremu umudamu yakundaga kubamo, nuko basanga nta muntu uhari. Bareba namwe abahungu be babaga, basanga nta muntu uhari. Nuko bati noneho rero barambuye, mureke dushorere inka rwose. Baragenda bageze impande y'igikumba, basanga nyamugabo yaryamye, igifurura kivuyeho. Yemwe baramukanga ngo barebe ko yicura wapi, yemwe baranyeganyeza barebe ko yicura wapi. Nuko maze abambera inkweto barazishoka, bote bazikuyemo. Undi ati nangira ikote sindisiga, nuko aramubirindira ikote barikuyemo. Nuko abandi bati inka bazihata inkoni barashorera. Harya umugabo arihe? Arihe? Nuko maze abahungu inka barakabukira baragenda, maze baragenda inka baragenda bazambutse umupaka bazigeza hakurya mu Burundi. Uwo mugabo agiye kwicura hagati mu rukerera mu masaha 9 n'igice zishyira saa 10, agiye kumva yumva imeho yamutashye, yikabakabya yumva ikote ryagiye kera, agiye kumva yumva mu birengere kadata nta nkweto zihagurutsemo. Maze ibyo byose ntibyamubabaza, byo mu gikumba asanga inka baziryanye kera. Nuko maze umugabo ahaguruka yikomanga ati binoneho ndabivuga ngo iki mwuka Imana mwe. Inka umugore yarari imyaka 15 ntibazibe, none ngewe nzirari uyu munsi mwe barazibye. Ubu se mwabantu mwe ibi bintu ndabirenga muki? Nuko maze umugabo arirukanka agenda kurikira inka zanyuze, arihuta cyane bigiye kugera mu rukerera, asanga inka bazambukishije umupaka zafasha hakurya mu Burundi. Bari biragiriye baragiye inka zabo, uyu mugabo arebye asanga zirimo hakurya ho, maze abandi nabo bamubonye aho bwatufasha, niba ushaka ubugingo bwawe ko bubura, ngaho ngwino wambuka igihugu maze uze mu gihugu cy'abantu uje kujyana inka zawe. Subwo wakwambuka uwo mugabo. Nuko maze umugabo arazitegereza we, aribaza koko muri uwo mwanya yarasigayeho byari bimaze kuba mu rukerera. Ese nzabwira ngo icyo umugore, ese mama subira ibwami nkate nanjye niyahure mu gihugu cy'amahanga. Nuko maze umugabo arababwira arabahamagara, atumva mwabagabo mwe muragiye izo nka zanjye, yemwe ndabibona ko mwazijyanye kandi koko nabaye ikigwari, ariko namwe mu ntega amatwi mbabwire, ubu maze iminsi mike mvuye ibwami. Izi nka zarariwe n'umugore imyaka 15, namwe murabizi ko mwazigenjera imyaka 15 rwose mukazibura, umugore mugasanga ari maso. None ngewe marari umunsi umwe muhise muzinyambura muzinyiba muragiye. Ubu se mwabagabo mwe namwe ko muri abantu b'abagabo, ubu koko ndagenda mbwira umugore ngo iki? Umva ubu umuntu w'umugabo nzavuga ko narari inka bakaziba. Umva rero reka mbabwire, muri abagabo nanjye ndi umugabo nubwo mwanyaze, ariko izina ry'ubugabo ritaye agaciro. Nta uzongera kutwita abagabo, nta uzongera kuduha icyubahiro, kuko umugore yarari imyaka 15 ararira inka, none ngewe nzirari uyu munsi umwe murazijyanye. Umva ndabasaba, ntabwo mbabwira ngo nze kubaka ku ngufu kuko sinabishobora, ariko niba bishoboka mwabagabo mwe nimuhagarare izina ry'abagabo ryere guseba. Ese mugira ngo barasekaga? Atumva mwabagabo mwe muri abagabo nanjye ndundi, ariko dutakaje agaciro imbere y'abagore rwose. Yemwe ntacyo tuzajya kuvuga, yemwe ndasaba namwe mutiretse kuko namwe muri abagabo. Umva ntimuzimpere kuko nabaye ikigwari, ariko rwose nimuhagarare izina ry'abagabo, izina ry'abagabo ridasaba ko ritaye agaciro. Nuko bari aho ngaho baragiye izo nka baravuga tubasha koko se koko niba ko tuzi ko twajyagayo umugore yarazirariye imyaka 15 kandi tugasanga ari maso, none umugabo akaba zirariye umunsi umwe tukazimwiba. Ubu koko uyu mugabo azongera kugira agaciro? Uretse se kutagira agaciro kuri ya mugabo, izina ry'abagabo twese turasebya akacu karashobotse. Baravuga tumva wa mugabo, umva natwe duhagarare izina ry'abagabo ngo dukomeze turiheshe icyubahiro. Umva nimuza ngwino uzijyane, abagabo dukomeze twihagarareho. Ariko ubundi nawe warusebye rwose, uretse ko warusebye nawe nuko maze umugabo arambuka aragenda bamuhereza inka, batazimuhereye kuko ari intwara, ahubwo kugira ngo izina ry'abagabo ritagira rite. Nuko maze uyu mugabo aragenda bamuha inka ze, kuko zari zamaze kurisha ubwatsi bwo hakurya. Yemwe inka zimeze neza, amabonde agera iriya. Wa mugabo aragenda akabukira inka, nuko maze zihata inkoni, nawe akagenda aragira. Ariko nyamugore yabyutse asanga mu gikumbi inka ntazirimo, umugabo ntawe uhari. Ese noneho byagenze bituye umugabo ngo izo saa 2 zirageze, ariko bimaze kugera saa 3 maze inka zizice baricubacuba, amabonde agera iriya. Maze umugore azikubiza amazi atumva, reka mbabwire buryo umugabo n'umugabo.
nuko umugabo ati niko se wa mugore wabera wari warigize uragira zino nka gutyo ubwatsi bwa mu gitondo kare urabona inda zifite n'ubwatsi zariyewe umva atuva mwabana mwe buryo umugabo n'umugabo urugo n'urw'umugabo ntabwo twigize turagira zino nka ngo zihagaze itya nuko umugabo aragenda asubiza mu kiraro atundagurika ariko umugabo ari kuvuga atuva reka mbabwire inshuti zanjye abanyakagarama nubwo nzi ko mufite imirimo myinshi nubwo nzi ko benshi ari abanyantege nkeya ariko ndabasaba muri iki cyumweru n'icya kabiri muzatuma Imana ihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu. Reka buri muntu wese azahesha Imana icyubahiro. Mwibuke ko Imana itatume Daniel gusa ahubwo namwe yarabutumye. Ntabwo Imana yatumye pastor gusa muri intera ahubwo namwe yarabatumye. Umva nubwo nzi ko uri umunyantege nke ariko muri ibi byumweru bibiri ndetse n'iki gihe tugeze muri kinyagihumbi emerera Imana yawe kugira ngo ahabwe icyubahiro izina ry'Imana rihimbaza. Burya nugegenda aya masaha yo gutangira ukabunya bugogo abandi bari mu materaniro uzamenye yuko icyubahiro wagitesheje Imana yawe. None se ubu nibasanga barubase amatente bagasanga ni ngewe urimo ndetse na musoni bagasanga ni ngewe urimo n'uyu muyobozi bazavuga tuva iby'abadivenera bivuze. Reka mabwire inshuti zanjye rero nubwo nzi ko asanzwe ufite ubutwari bukeya ariko uyu munsi wa none niba uri Kimironko uri muri business zawe ukaba uzi ko hicaye babiri cyangwa batatu cyangwa bane uzamenye ko Imana yawe wayitera igisuzuguriro. Ihangane muri ibi byumweru bibiri uzahesha Imana icyubahiro mu izina rya Yesu. N'abahanyuze bose bumve ko ari ibintu bidasanzwe kandi nabo bahesha Imana icyubahiro. Mbese niba ngavuga ati Imana izaduhagarare tuzahesha Imana icyubahiro mu izina rya Yesu. O data wo mu ijuru azabakomeze kandi azabahe kuboneka kandi azabihangamo azareka mureka dutume duhesha Imana yacu icyubahiro maze icyubahiro cyawe gikomeze kizagambe. Yesu natunguka ibirasirazuba azasange twiteguye tuzahembwa ubugingo buhoraho. Ndagira ngo rero twihute mu minota mike cyane ndashaka kwihuta nshuti zanjye kandi Imana izabafashe kuko nutabihomberamo azabihomberamo. Icyo nzagisobanura ejo. Nutabihomberamo azagira ate? Muri uyu mugoroba ndagira ngo tugarukanye namwe ku nsanganyamatsiko y'icyigisho twihutamo iri ku nsanganyamatsiko ivuga ngo ari hehe. Mbese niki gitumye uyu mwanya wa none tubazwa kino kibazo? Mbese koko ari hehe? None se uwo ninde washakishwaga? None se uwo ninde washakishwaga ngo mbese koko ari hehe? Cyangwa uyu mwanya wa none buri muntu wese agashobora kumva kino kibazo neza. Ejo tuzaba turi kumwe ku nsanganyamatsiko ivuga ngo urujijo mu gihe. Ngo ejo tuziga ngo iki? Ejo tuziga ngo iki? Ejo tuzaba turi ku nsanganyamatsiko ivuga ngo urujijo mu gihe. Kandi burya baca umugani nkuru mbareranira tuba kandi nimubona nasibye namwe muzasibe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ngo nimubona nasibye nawe uzasibe. Ariko turi kumwe. Ariko ejo tuzaba turi kumwe namwe ku nsanganyamatsiko ivuga ngo urujijo mu ki? Naho muri uyu mugoroba tugiye kurebana amagambo ari ku nsanganyamatsiko ivuga mbese ari hehe. Mbese uwo ninde ushakishwa kandi uwo ninde ubaririzwa? Mbese uwo ninde ushakishwa? Ndasaba imbaraga z'Imana muri iyi minsi ya none kugira ngo tuzashobore kurarika bagenzi bacu. Gusa umushyitsi wacu waje cyangwa se umushyitsi waje wabonetse uyu munsi wa none kuko dufite ibitaramo bitandukanye, dufite ibyigisho tubizima, dufite impano zitandukanye, dufite amatombora tuzakoresha ndetse dufite impano ziri mu gaseke gakomeye kandi keza tuzaha buri muntu wese uzagira amahirwe yo gukurikirana. Ntabwo uyu munsi wa none turubashe kubona uko tuganira n'abavandimwe bacu nk'abashyitsi ariko ndaza kuvuga uyu mugabo w'umusoni Frederic. Haguruka. Uyu mugabo niwe nzi cyane muri aka gatsinda. Abashyitsi bose baje kumusanga batubwire tumva natwe turashaka kuzakurikirana amateraniro yacu, turashaka kuzakurikirana bino byigisho kuko uwaje uyu munsi akaza nejo bundi uwo ni uzaba uri kuri kandidatire yo gufata bimwe muri izo mpano twabateguriye. Bityo turifuza ko buri muntu wese yagira amahirwe yo kwiga kuko nshuti zanjye mu minsi iri imbere tuzaba turi kumwe namwe ku nsanganyamatsiko yacu ivuga ngo igihe kumenya kirutwa no kutamenya n'igihe gutunga kirutwa no kudatunga. Muzankurikirane neza kugira ngo tuzashobore kugira icyo dufata muri iyi minsi iheruka mu izina rya Yesu. Ku bavandimwe bacu bara tubafitiye amahirwe. Uyu mugabo mubona ufite ikoti ugenda umwegere kugira ngo ube umukandida wo kuzahabwa imwe muri izo mpano twabateguriye kandi aragerageza kukwandika guhe n'umuvugizi wawe. Bityo twihuse rero kugira ngo
dusatire rero umusozo w'icyigisho cyacu. Reka nongere mbabwire ko insanganyamatsiko yacu dufite iboneka muri Yeremiya igice cya 6 umurongo wa 16, havuga ngo Uwiteka aravuga ati nimuhagarare mu nzira murebe kandi mubaririze inzira za kera, aho inzira nziza iri aba ariyo munyuramo, nibwo muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Ni bangahe bifuza kuzabona uburuhukiro mu mitima yabo mu izina rya Yesu? Yego, nimuhagarare mu nzira murebe kandi mubaririze inzira za kera, aho inzira nziza iri aba ariyo munyuramo, nibwo muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Kandi abantu bararushye, kandi abantu baragowe, kandi abantu bakeneye uwabaruhura, kandi abantu bakeneye imbaraga mvajuru ishobora kuruhura imitima yabo. Nahacu rero muri ibi byumweru byombi ko ari bibiri kugira ngo tuzagerageze gukurikirana mbese koko ari hehe. Tangira igice cya 4 umurongo wa 9 14, tangira igice cya 1 umurongo wa 23 27, Yesaya 13 umurongo wa 12. Yemwe turamanuka Yesaya igice cya 1 umurongo wa 18 ndetse n'Amatayo igice cya 11 umurongo wa 28 kugeza 30. Ubwo rero ndagira ngo unyumve neza kandi unyumve nk'uwacometswe, kuko nudacomekwa ndagusiga mwene Mana. Burya impamvu abaririmbyi baririmbaga maze akabitwe tubiri cyokere nuko bari bacometse mu izina rya Yesu. Ni bangahe nabo bacometswe na mwuka muri uyu mugoroba? Amen. Izina ry'Imana rihimbazwe. Bityo rero ku masomo nababwiye ndagira ngo nyihutemo. Wowe turebere itangira igice cya 4 umurongo wa 9 14, itangira igice cya 4 umurongo wa 9 14. Yemwe Filimoni turebere itangira igice cya 26 maze igice cya 23 27. Yesaya 13 umurongo wa 12. Musone twasubiyeyo kandi uribuze kongera kureba nanone Yesaya igice cya 1. Filimoni ntabwo uri kundeba. Oya wirangara rwose, kuko burya baca umugani ngo ubu wabonwa nugize ute, kandi mwebwe muri cengewe ndahagaze. Mwese rero ndabarebera ku murongo rero rwose mwirangara. Nababwiye ko ndumubwiriza umenyeye, mwikubika amaso hasi ahubwo nimundebe kuko ntabwo ndi bwikubita hasi. We mwuka w'Imana apfa kuba yagucometse mu izina rya Yesu. Ariko reka maze mbabaza, murabona mpuze? Murabona mpuzera? Murabona mpuze? Nimubona mpuze namwe mugira mute? Yego, nimubona mpuguse namwe mugira mute? Kandi ntabwo nemera ko umuntu yandangana uko icyankuye mu bugeza so kurangara naje imbere yawe. Si byose burya yuhuze ubunteye kukubaza. Mundebe rero nkuko rero ndababwiye inshuti zanjye rero, mbese koko ari hehe? Mu gihe Musana reba itangira igice cya 4 umurongo wa 9 kugeza 14, maze Filimoni reba itangira igice cya 1 umurongo wa 23 27. Musana agaruka kuri Yesaya 13 umurongo wa 12. Mugenzi wagaruka kuri Yesaya igice cya 1 18 20. Musana soza kuri Matayo 11 umurongo wa 28 kugeza 30. Nasomaga igitekerezo cyangwa narebaga umukino kuri ekara, nabonaga umwana mutoya. Uyu mwana mutoya yatundaga agapira k'agatenesi kandi uyu mukino yarawukunze cyane. Uyu mwana warunejejwe n'uyu mukino we yadundaga agatenesi, nuko hejuru hari yanditse amagambo akomeye cyane ngo uyu mwana anejejwe n'umukino we, nimumureke kumwigisha ijambo ry'Imana kuko ntabwo arakererwa. Mukanya nongeye kubona wa mwana agaruka ari umusore w'ingimbi kandi yateraga umupira neza, yari umuhanga mu gukina umupira. Ariko hejuru kuri ekara hari handitse amagambo akomeye cyane ngo uyu musore anejejwe n'umukino we, none nimumureke kumwigisha ijambo ry'Imana ntabwo arahuguka kandi anejejwe n'umukino we, yemwe ntabwo arakererwa. Uyu musore yongeye kugarukana nanone n'umufiyanse we bafatanye mu kiganza. Uko bagendaga baganira hejuru yabo kuri ekara hari handitse amagambo akomeye cyane ngo uyu musore n'uyu mukobwa baranezerewe kandi banejejwe n'ibiganiro byabo, nimubareke kubigisha ijambo ry'Imana ntabwo barahuguka. Mu kanya gato nanone hongeye kugaragara uyu musore ari umugabo n'umugore. Umwana umwe yarafashe se mu kiganza, undi yarafashe nyina mu kiganza, undi yari hagati muri bo. Nuko maze hejuru y'uyu muryango hari handitswe amagambo akomeye cyane ngo uyu muryango rero urahuzwe kandi urabazwa byinshi, nimubareke kubigisha ijambo ry'Imana kuko ibyo babazwa kandi birabatera guhugirana. Mu kanya gato nanone uyu muryango wongeye kugaragara ari umusaza n'umukecuru, yemwe bari bashaje cyane. Uyu musaza yari yambaye ikigofero cy'ubusaza, uyu mukecuru yarashaje cyane kandi ageze mu zabukuru. Ariko kuri ekara hari handitse amagambo akomeye cyane ngo uyu musaza n'uyu mukecuru barashaje cyane, yemwe ntabwo wabigisha ijambo ry'Imana kuko igihe cyo kuribigisha byarakerewe, nimubareke kubigisha ijambo ry'Imana kuko ntabwo barifata. Mu kanya hongera kugaragara nanone ubusitani, kandi ubusitani bwarimo imisatsi
musaraba. Kandi kuri ekara hari handitse amagambo akomeye cyane ngo uyu muryango wararimbutse, amaherezo yabo ni muri Gehenomu, kuko ntabwo bigishwa ijambo ry'Imana. Muvandimwe nshuti zanjye, niyo mpamvu uyu mwanya wa none yongera kukubaza ngo mbese ari hehe? Abo twabanye mu gitondo cyangwa se saa 5 bigize toma amagambo akomeye cyane, Yesaya igice cya 43 umurongo wa 7, nzanira umuntu wanjye uwo neremeye kumpesha icyubahiro, ninjye wamubumbye. Nshuti zanjye, muri uyu mugoroba, mbese uyu muntu wazanye ari hehe? Mbese uyu muntu Uwiteka ko amushaka? Mbese uyu muntu kamushaka uyu mwanya wa none? Nababwiye ko Uwiteka ataturinze ngo turindabyo, ntabwo yaturindiye ngo turi amatungo tuzajyanwa ku isoko, ahubwo Uwiteka yaturindiye kugira ngo tube abafatanyabikorwa kandi abamamaza umurimo w'Imana, izina ry'Imana rihimbazwe. Muri uyu mugoroba, mbese uyu muntu ari hehe? Come ku murongo wa 9. Yego. Uwiteka abaza Kayini ati, nuko maze rero Uwiteka abaza Kayini ati, mbese abere murumuna wawe ari hehe? Nuko maze rero Kayini aramusubiza ati, none se urambaza? Ndabizi. None se ndi umurinzi wa murumuna wanjye? Nuko maze rero Uwiteka aramubaza ati, mbese Kayini we, icyo wakoze icyo ni iki? Kandi ijwi ry'amaraso ya murumuna wawe riratakira ku butaka, kandi noneho uri ikivume, kandi ubutaka bwanga, kandi bwasamuye akanwa kabwo kwakira amaraso ya murumuna wawe, none ukuboko kwawe kwavushije. Kandi Kayini we, nuhinga ubutaka ntabwo uhereye none ntabwo buzongera kwera umwero wabwo, kandi nanone uzaba igicomo cye n'inzererezi ku isi. Nuko maze Kayini abwira Uwiteka ati, mbese igihano umpaye kandi kirenze icyo umuntu yakwihanganira, kandi dore nyirukanye umunsi ku butaka ndetse no mu maso hawe, kandi nzahahishwa, nzaba igicomo cye n'inzererezi ku isi, kandi uzambona wese azanyica. Reka mbabwire nshuti zanjye, muri uyu mugoroba, muvandimwe, urakoze, Imana iguha umugisha. Uwiteka igihe yabazaga Kayini akamenya ngo abere murumuna wawe ari hehe, maze akamenya ngo mbese urambaza ndi umurinzi wa murumuna wanjye? Ariko reka manze mbabaza akabazo k'amatsiko, mbese Kayini yari azi aho abera ari cyangwa ntiyarahazi? Kuko yarahazi, yamaze kubusha amaso atagira urubanza. Nuko maze Uwiteka aravuga ati, Kayini we, ibyo wakoze ibyo ni iki? Uzaba igicamu cye n'inzererezi ku isi. Kayini abisubiramo ngo nzaba igicamu cye n'inzererezi ku isi, kandi uzambona wese azanyica. Dore uyu munsi nyirukanye ku butaka. Reka mbabwire nshuti zanjye ko umugabane munini w'abaturage b'isi uyu munsi wa none ari ibicamu cye, uyu munsi wa none ari inzererezi, kuko bakomoka kuri sekuru wabo Kayini. Nicyo gitumye uyu mwanya wa none bene Kayini kibaranga, ntabwo bakunda ijambo ry'Imana, nta nubwo banezezwa naryo. Yemwe Kayini iyo yasohokaga akajya hanze, yabonaga ijisho ry'Imana ririmureba, agahita yirukanka, kuko abuzukuru be bari baramucikuruye umwobo, yajyaga kwihishamo maze akipfundamo kugira ngo atarebana n'ijisho ry'Uwiteka. Bityo Kayini rero yari igicamu cye, akanga kuba mu maso y'Uwiteka. Kandi bene Kayini cyabarangaga nuko bakundaga kubyina no guceza kugira ngo bibagize umuvumo Imana yari yaraciriho sekuru wabo Kayini. Niyo mpamvu uyu mwanya wa none bene Kayini ntibakunda Imana. Ariko reka mbabwire nshuti zanjye akabazo k'amaciko, ubu uyu mubyeyi yahagurutse agakubita uyu nguyu urushyi, nuko maze bagafatana, maze ba musoni na ba Filimoni bagashyira hejuru ati mukubita aramwishe. Uyu nawe bagafatana ngaho hasi hejuru. Abari mu mazu n'abari mu muhanda baza cyangwa ntibaza? Baza rwose, bakaza kureba, yemwe bakaza ati mbega gafilimi, mbega ibintu byabereye hariya. Nuko maze uyu muyobozi agatangaza bati rero kugira ngo ivune rijye ritangira, nuko karate, muzaze murebe abahanga mu gutera karate, muzaze murebe bamanyobwa, maze murebe bagihaye mu kuntu babyina n'ibintu bakora, kandi tuzajya tubaza kurwana mbere yuko dutangira. Ariko reka manze mbabaza akabazo k'amatsiko, abantu baza cyangwa ntibaza? Yemwe wabwira umudiyakonikazi ngo ufunge hariya ku marembo, ntawe urapfa kureba agafilimi kacu ntawe utampereje 500, bajya baguha igihumbi ati ntukivunje ariko ureke twinjire. Nibyo? Abo rero ni bene Kayini, bakunda kurangwa no kubyina no guceza, yemwe n'ibintu by'urusaku, kugira ngo biyibagize umuvumo data wa twese yaciriyeho Kayini. Burya nawe nubona ijambo ry'Imana ritakurimo, ukabona abandi babwiriza, wowe wibereye muri business zawe, ukabona ibintu rwose ari rorante ari gukurura, cyangwa ukaboneka mu materaniro uko haje umucuranzi w'umuhanga, uzamenye ko nawe ufite amaraso ya mwene Kayini, kuko Kayini niwe muntu wa mbere wishwa n'indwara ya stress, atinya kureba mu maso y'Uwiteka. Bene Kayini rero nta
kindi cyabo bigiza nkana kandi bakibaza uwababaza impamvu batabonetse mu materaniro batanga impamvu. Mbese mama we, niba ufite imyaka irenze 40 igihe wahingiye n'igihe wacuruje uzitegereje za rumoroki zingahe? Ariko kuko ari bene Kayini uyu mwanya wa none nibashaka ijambo ry'Imana. Ariko reka mbabwire nshuti zanjye, uwe nose avuze ati giye kubashakira umuhanga muri karate agafatanya na musore ati nanjye ndamuzaho umutero bakofari bati niba bazajya babanza gutangiza ivuna ryacu duhamagare babakobwa babyina bambaye tugofero twasonga mbere. Ndagira ngo manze mbabwire uwajya akora n'ubucuruzi mwabuhagarika. Abo ni bene Kayini kuko nibanezezwa n'ijambo rye. Muri uyu mugoroba ari hehe? Muri uyu mugoroba Uwiteka uwashaka ninde? Muri uyu mugoroba nawe Uwiteka aragushaka muri aya materaniro. Reka nshuti zanjye uyu mwanya wa none yadusomye itangira igice cya mbere umurongo wa 26 yemwe ndetse comeka 27. Ntuvuga igice ntuvuga igitabo ahubwo comeka umurongo wa 26. Imana iravuga iti nuko maze Imana iravuga iti noneho rero turema umuntu kandi agira ishusho yacu kandi asa natwe kandi atwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere, yego, n'amatungo ndetse n'ibikururuka hasi n'isi yose, yego, kandi umugabo n'umugore niko yabaremye ibaremba bari mu ishusho y'Imana. Izina ry'Imana rihimba. Reka manze mbabaza akabazo k'amatsiko, mbese umuntu aracyasa n'Imana cyangwa ntasa n'Imana? Nibuka nakoreraga Igisenyi hakurya mu kabari, nuko maze igihe nigishaga mu gitondo nk'uko turi buzinduka tuza mu materaniro, nuko maze umudamu umwe aza yirukanka hafi y'urusengero hari ishyamba, araza yirukanka barasimbutse yikubise mu rusengero aho nari ndi kwigisha kuri mimbara. Nuko mbona umudamu ari kuhajyana ndamubaza nese mama we bikugendekeye bite? Atareka igihe nanyuraga impande y'urusengero ngiye kumva ngiye kubona mbona umuntu aje yiruka nsanga, ndamubaza nti none se ko ari umuntu wari ugize ikibazo cye? Atuva wamubwiriza ati baca umugani mu Kinyarwanda nk'inyamaswa mbiriki, inyamaswa mbiriki, yego. None se umuntu aracyasa n'Imana? Mbega kaga gakomeye nshuti zanjye, aho inyamaswa zigene ntizicane ariko abantu bakicana bakamarana, yemwe ibintu bigashya bigakomera kubera ko mwene muntu yamaze gutakaza ishusho y'Imana. Abo ni bene Kayini, ariko Uwiteka arashaka ko duhama ku rusatiro kubwo gukunda ijambo ry'izina ry'Imana rihimbazwe. Maze wacomeka Yesaya igice cyawe, soma Yesaya, wona Yesaya, wasomeka Yesaya 13 umurongo wa 12, Yesaya 13 umurongo wa 12 hakavuga amagambo akomeye cyane, comeka ntusubiremo igice, yego. nzatubya abantu bab'ingume, hakandika amagambo akomeye cyane ngo nzatubwe abantu bab'ingume kandi abantu bazaba ingume kurusha izahabu nziza, ndetse mwene muntu azatuba kandi umuntu azaba ingume kurusha izahabu yo mu bwoko bwa Ofiri. Nshuti zanjye, hari ubwo njye nigisha amagambo akomeye cyane ngo utaza agaciro kazahaba yanika ku karubanda. Icyo ntabwo nzakibigisha, ariko akaza mutakazanye kakagenda mutakirukanye gashatse kagaruka. Reka mbabwire bavandimwe nshuti zanjye, kuki abantu bazaba ingume kandi bagasumba izahabu nziza yo mu bwoko bwa Ofiri? Zahabu ni ibuye ry'agaciro, nyamara nshuti zanjye abantu bazaba ingume. Niyo mpamvu nasomaga amagambo akomeye cyane ngo abantu b'Imana bagiye hehe. Niyo mpamvu uyu mwanya wa none abantu benshi babaye ingume, abantu b'Imana badashaka Imana, abantu b'Imana badashaka ijambo ry'Imana, abantu benshi badashaka Imana. Nicyo gitumye uyu mwanya wa none ibintu bigera muri 5 bigaragara ko mwene muntu yabaye ingume. Icya mbere nuko abantu bazabura ubumuntu, icya kabiri nuko abantu bazabura impuhwe, icya gatatu nuko abantu bataha ijambo ry'Imana agaciro, icya kane nuko abantu batakiri inyangamugayo, icya gatanu nuko abantu batagira ikintu bitaho. Uyu munsi wa none nongera nsubire mu cya mbere, icya mbere nuko abantu bazabura ubumuntu. Bityo uyu mwanya wa none umugabo akica umugore we, umubyeyi akica umwana w'umwana akica umubyeyi we, yemwe abantu bakaba batakigira impuhwe. Bityo umuntu akareba uwo bashakanye akamwica akamuzerana kubera ko atakimushakashaka abandi bagezweho. Abantu bakaba badashobora guha ijambo ry'Imana agaciro. Nushaka kubibona uzagaruka ejo n'ejo bundi. Burya ndagira ngo mbabwire bavandimwe nshuti zanjye, iyo abantu baza kuba bagihaye ijambo ry'Imana agaciro, erega Imana yavuze bagahurura, erega muri ibi byumweru bibiri ntiwasiba. Ariko kuko abantu mu bintu bitatu mu cya gatanu abantu badaha ijambo ry'Imana agaciro, reba niba kitaragufashe. Icya kane nuko abantu batakiri inyangamugayo, icya gatanu nuko abantu batagira icyo bitaho.
ariko Uwiteka arambuye ibiganza. Yesaya igice cya mbere 18:20, Matayo 11:28 umurongo wa 30 tugasoza. Comeka Yesaya igice cya mbere. Nimuze tujye inama ni Uwiteka Uwiteka avuga. aratangaza ngo ngaho nimuze tujye inama ni Uwiteka avuga. Naho ibyaha byanyu byatukura, naho ibyaha byanyu byatukura nk'umuhemba, kandi birahinduka umweru bisa na sharagi. Yemwe naho bitukura tukutuku, birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Kandi nimwemera mukumvira, muzarya ibyiza byo mu gihugu. Ariko nimwanga mukagoma, nibangaye bashaka kumvira Imana muri uyu munsi, nibangaye bashaka kumvira Imana muri ibi byumweru, nibangaye bashaka gutangirana n'iki gihumbi bakumvira Imana. Nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu. Ariko abagabo n'abagore nibanga bakagoma. Mu kanya kashize nababwiye amagambo akomeye cyane ko muri iki kinyagihumbi gitegerejwe nimwe Uwiteka ari gukorana cyane bya hafi na marayika ushinzwe ubutabera. Marayika ushinzwe ubutabera, nshuti zanjye benshi arabatsinda mu modokari, bandi arabatwikiraho amazi akagurumana, bandi baratwikira bahura n'amahano akomeye cyane, kuko tugeze mu gihe gikomeye cyane. Marayika ushinzwe ubutabera, bantu barapfa igitaraganya, bandi barapfurwa baseka, bandi Uwiteka arabahana ku mugaragaro, kuko tugeze mu gihe cy'ikinyagihumbi. Abagabo n'abagore, abasore n'abakobwa bakwemeye guhuguka. Ariko muri uyu mugoroba nimuze tujye inama. Mbese ayo magambo murabimvira ku murongo muzima? Murashaka kujya inama n'Uwiteka? Murashaka kujya inama n'Uwiteka? Reka ducomeke isomo risoza abavandimwe nshuti zanjye, maze wasoma Matayo 11, wasoma Matayo isomo ryacu risoza Matayo 11 umurongo wa 28:30. Comeka musoni niba wagezeyo. Kandi ati mwese abarushye n'abaremerewe, ngaho nimuze munsanga ndabaruhura. Kandi muri uyu mugoroba mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, kandi namwe muzabona ubuhukiro mu mitima yanyu, kuko kunkorera kutakurije. Kandi umutwaro Uwiteka dukora ntabwo uremereye mu izina rya Yesu. Bangaha abagabo n'abagore muri uyu mugoroba bavuga ati nanjye uyu munsi wa none ndabonetse, ubwo habuze umuntu, kandi uwo muntu ari hehe? Ndabonetse. Mwuka w'Imana tugirire neza, ngwino wemere gukorerwa na Yesu Kristo. Mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsanga ndabaruhura. Ni bangahe bashaka kuruhuka baruhukiye muri Yesu, bagahaguruka tugasenga Imana muri uyu mugoroba? Mbese nawe urabyiyumvamo? Nawe urashaka kuruhuka uruhukiye muri Yesu? Mushyitsi turi kumwe muri uyu mugoroba, muvandimwe turi kumwe muri uyu mwanya wa none. Mbese hari abavandimwe bacu bashaka kuruhukira muri Yesu? Niba ushaka kuruhukira muri Yesu muri uyu mugoroba, zamura ikiganza cyawe twinginga umuremyi wacu mu izina rya Yesu. Reka duhamagare pastor kugira ngo atambuka ze hano. Hari abagabo n'abagore, abasore n'abakobwa bashaka kuruhuka kandi bakaruhukira muri Yesu muri uyu mugoroba. Icyampa Data wa twese wo mu ijuru, icyampa Umwami Imana ugira neza, icyampa Umwami Imana uyu munsi wa none akaruhura abagabo n'abagore, abasore n'abakobwa. Niba uri nkanjye ushaka kuruhurwa na Yesu, zamura ikiganza cyawe maze twinginga umuremyi wacu mu izina rya Yesu. Data ugira neza, Imana idukunda, nk'abana bawe dukomeje kugushima no kuguhimbaza. Izina ryawe ryera rihimbazwa. Tunejejwe n'urukundo dukunda, tunejejwe n'uko udushaka twarinze imizi, tunejejwe n'uko ukomeza kuduhamagara ndetse turatuzi no mu mazina yacu. Ibyo byose turabigushima ubihimbarizwa. Reka tugushimire umwana wa Yesu Kristo witanze nk'igitambo cy'ibyaha byacu, akemera gupfa ku bwacu kugira ngo tubashe kubona ubugingo buhoraho. Uwo nguwo ni udutuma kugira ngo tubashe gushaka benshi bagiye kure kugira ngo tubagarire imbere ye. Reka tugusabe kugira ngo twese tugire ibikoresho byawe. Reka tugusabe kugira ngo twese duhe kwitaba ijwi rye riduhamagara. Reka twese tunezezwe no kuza imbere yawe, maze dufatanize hamwe kwitegura ubwami bwawe. Ubwo dushakisha, reka natwe twiyoroshye twigaragaze. Reka tugusabe kugira ngo imitima yacu iharanire kugushaka, maze ubwo ugiye kuza bidatinze twese uzatwambika ikamba ry'ubugingo. Reka amaraso y'umwana wawe Yesu Kristo yo kubipfabusa kuri twebwe, ahubwo reka bari yatwezaho ibyaha byacu. Reka twiteguze ubwami bwawe, ugiye kuza bidatinze, reka uzasange tugutegereje. Reka dukomeze kukwereka iyi gahunda igiye gukomeza kuba ahangaha ibyumweru byose bibiri. Reka uzagaragare muri aya materaniro, reka uzahamagara abantu kuza kugutega amatwi. Gahunda nisoza neza twese tuzashima izina ryawe. Byose tubigusabye mu izina rya Yesu, amen.